Mu by'ukuri mbanje kubasuhuza buri wese ukurikiye channel yanjye Ruka TV, tugiye kuganira ku kintu bita interineti. Ese interineti muri iki gihe mubona ariyo izayobora ahazaza cyangwa se izatanga akazi? Kuko mu by'ukuri hari nk'icyo bita AI. AI ni interineti igezweho muri iki gihe. Ikintu cyose usigaye ukibaza AI. Mu by'ukuri mubona gukoresha ubwenge bitagiye kurangira. Noneho ikindi, hari icyo bita za crypto. Umuntu wese utaramenya cryptocurrency cyangwa se amakoini muri rusange nk'ifaranga rigiye kuyobora isi mu minsi iri imbere, ntumurikire witonze cyane, kuko cryptocurrency ni ibintu mbese ni nk'ikintu gishya wenda mu bantu bose b'iki gihe, kuko mbere ya hose n'ubundi ishaka kuba yarahozeho, ariko ntabwo twari twayifunguriwe ngo tumenye icyo ari cyo muri rusange. Ariko nk'umuntu utaramenya cryptocurrency wenda azagenda yumva, kuko mu minsi iri imbere nicyo kintu kizaba cyiganje ku isi hose, kandi nkeka yuko wenda nka crypto muri iyi minsi ihitinze cyane, yabaye ikimenya bose nka P-network. P-network ni crypto yaje nyine ituma buri muntu afungura amaso amenya ngo ese ibi bibaho, bigenda bite, ese bikora bite, ku buryo usanga n'ahantu hose, haba mu rungano rw'urubyiruko cyangwa se abakecuru, bose baramenye ikintu bita P-network. Ariko P-network si yo yonyine, kuko hari n'izindi koini, nka koini bita Bitcoin yaje mbere y'izindi zose, ku nk'ubu ngubu ihagaze ku gaciro k'ibihumbi 110 hafi na 19, ndakeka ubu ngubu ari iri. Ubwo ni ibintu bizagenda, nkaba nababwira ngo muri rusange nabashishikariza nk'abantu bafite abana cyangwa se bari kubyiruka, interineti bayibandeho cyane, bashaka ibitekerezo, ibiganiro biyivugaho. Kuko nkanjye urugero, maze kumenya crypto, kuko crypto nayimenye 2022, nabwo ari umuntu uyishyizemo, nabwo ntazi ibyo ari byo, ariko ayishyiramo. Ubwo iyo yashyizemo ni P-network, ariko mu by'ukuri sinari nzi ibyo ari byo, nkazajya nyumayininga bisanzwe, ariko simbyiteho. Ariko ubu ndakeka imaze gutanga amafaranga.